kujya kuri Riziyeri nigeze ngerayo mu Bugesera kura n'umuntu ndusha ububasha aravuga ngo uzapfa udashatse kandi mfite bibiri ariko nta bubasha tubibonye hatusa nabi sinumvaga abakobwa bari kuvuga ngo ntawe uzakwemera kuko ntagira ububasha randi kuko ati mva nkubwira umutima genda urebe ibabaga inyanja ujura ikerere vuge ngo nk'uko inyange zikundwa iyo utagira ububasha ngena uko bigenda ndishira nahura n'aba Joseline wandenganya sikundi ko ntigereragayo ngo mbaze Imana ntibese ko naho nzabyara Grace na Yvette na Kado na Promesse ariko kuko itangazo riturutse Siyoni rivuga ko Imana ishaka guhindura ibintu ukagira ububasha ku banzi bawe ababyifuje muvuge ngo ibikore iro mwishabanye ngo n'ububasha butazanwa n'umubyibuho Prisi batagira ububasha Kristo ntazamamara umusozi urakizwa abantu baraza baravuga bati bafite Imana imenyaga n'icyaha Haleluya yego haleluya ntabwo uzabwiriza umuntu uhagarara hano akavuga ngo nguko imicucu itumutse ariko atumuka ikirenge cyawe itakigenda urimo ngo uyu muntu ntuzamubwira ngo akizwe yemere kuko afite ububasha bwo kuguhinarika ikirenge akakirebesha aho wavutse kitareba Kristo agufiteho ububasha ntuzamurarika ngo azicara hariya ari kuvuga ati turabonana nijoro kandi koko abone uri kugenda Yesu azamamara umwami Yesu nashimwe umwami Yesu nashimwe mwakiri ntacyo za bene se abandi murazakira hatoya batazakiye ariko bazakiye Imana ibaha umugisha kadukora icyatuzanye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri ibice 9 umurongo n'uwa mbere Esiteri ibice 9 umurongo n'uwa mbere Esiteri ibice 9 umurongo n'uwa mbere ni ijambo rivuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ariko birahinduka Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo nimwakire neza ijambo ry'Imana twageze aha dutinze ariko ntabwo twatinze turi mu bindi aho dutuye niko hangana n'akazi dufite niko kangana ubwo rero kubyuka gishwati mu gitondo saa 9 ukaba ugeze aha ahubwo Imana yakoze Imana yakoze ijambo Imana yashize ku mutima wanjye nifuje kukuganiriza Haleluya amen nkubwira ko mw'iyi si dutuyemo hari ikintu gikora dukwiye kwitaho abe no mu ishyamba hakora ububasha inyamaswa itagira imbaraga yubaha ifite imbaraga iyivutse ibwiriza ivuka miti nubwo dukomeye mwabikera imwe tugira iyitwa intare iyo yivuze tura none igikeri kizabona intare kizubarare kuko intare ziturusha ububasha n'inka naragiye inka
ziripima, imwe igakubita indi hembe, indi ikavuga iti kanihagarareho, indi yayitsikunira irindi, ikabwira indi iti kuva ubu uzajya uragenda mbere, ushoke mbere, ko ndagucunze nshanga undusha ububasha. Ubwo inka itagira imbaraga irindira ko izindi zinywa utuzi, ikagana nka hariya. Niyo nyirayo yaba yayibwiye ngo nayiranywa, ntabwo inka zibyitaho, ziravuga ngo ni iyawe nayo, ariko igomba kugendera ku mategeko agenga inka, iranywa turage. Kereka iyo utomboye, aleluya, kereka iyo utomboye nyirinka agafata izikurusha ububasha akazegezayo, akavuga ati ngaho inywa mbere, ariko nawe aguhagarikiye, ubwo araza agahagarara nkaho agafata inkoni ati ngaho nizitagira ububasha kuko zinkomokaho, ngaho ni ubwo rero ukaba urunamye, ariko niri kunywa indi biri nka hariya yibwira iti umutereta agumya gushigikire, kuko mu kanya kureka nivute nikuvute tutakutana uraba. Abo turi kumwe muvuge ngo Imana iduhe ububasha. Haleluya, haleluya. N'ibiryo biri muri resitora, igiciro kiza hashingiye ku bubasha ikiryo gifite. Warura imiceri, warura ubufiriti, warura ubuki, ntacyo bivuze, ariko gutunga ku nkoko ubwo n'igiciro kigize ute, kuko waruye ikiryo gifite ububasha bwo kuzana akarima k'igikoni n'agasozi natwe. Aho rero uritonda, bwira umwicaranye ngo no mu biryo hari ibirusha ibindi ububasha, hari ibirishya. Ubu kutwicaye hano, aleluya, ubu kutwicaye hano ibintu bidukozemo buriya biratandukanye. Kristo nawe aha turi umwe materaniro hari gukora inzego eshatu. Mu ijuru bari gukora, no mu isi tugakora, ariko n'ikuzimu bakagira ute, bagakora. Iyo ikuzimu hakuruhije ububasha ubu uko bashaka, ugatabagwa n'uko ijuru riguhaye ububasha buri hejuru y'ubw'ikuzimu. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa bati sindabatuma mugende mujye i Yerusalemu, manze mbaho ububasha buri hejuru y'ubwabo mbatumyeho, kugira ngo batazabakoza isoni. 80 na turi mu biryogo, haje umuvugabutumwa witwa Remberembe Shadrake, kubita igipfunsi ku mashuri, yagutikura ikiganza ku bw'ububasha afite, ukavuga n'ibyo wakoze kera. Nanjye ndashuhaguza ngira ngo ni ikiganza kiri gukora, naho n'ibiganza birushana mu bubasha. Ubu hari uraza hano ataha aticaye bitewe n'ububasha afite, anyuririye ruguru baramubona batinze. Ariko perezida anyuza twese twagenda tuti muricara kuyihe, kuko aturusha ububasha. Aha twicaye mu iri teraniro, icyo Yesu ashaka ni ukuduha ububasha ariko buri hejuru y'ubwo ibiduhiga. Imana ishimwe. Muretse mbabwire,
Kristo ntashobora kwamamara igihe aba yatumye batagira ububasha bwo gukandagira ibirwanya Kristo. Polisi batagira ububasha, Kristo ntazamamara. Kuko uzagenda uvuga uti rero bati ziba uti ni abe ntabwo acyamamara. Twakomeza hano. Haleluya. Gira umwicaranye ngo Imana iguhe ububasha murakaza. Haleluya. Ariko muhereza umukono mubwira uti ukeneye ububasha. Ariko muri hejuru y'ubwabanzi bawe kugira ngo Kristo agire ute? Amen. Kugira ngo yamamare muri korari amahoro, nuko habamo abamama n'abadamu bafite ubushobozi bwo kubuza inzoka gukora. Zaza gukora hakaboneka abana bazirusha iki? Ububasha. Bakazibwira ngo mwikora mureke Yesu agira ute? Akora. Arabishoboye ntabwo abishoboye. Umwami nashimwe. Iyi si ntuzayihahana. Ijuru ritaragutiza ububasha. Uzasenga rimwe ntuzasenga kabiri. Kuko uyu dukirana mesherizami yahoze iyo tugiye. Kwirirwa umubwira ngo mu ijuru hariyo gitari niyavuye. Iyo urwana n'umuntu uri kuyiyavuye arakurusha amakwe, story yaho, amabanga yaho. Uyu turwana arayazi, azi ibintu bikora ngo ugereyo, azi n'ibyo yagukora ngo utagerayo. Itonde rero windusha gishwati nyivuye bigusaba imbaraga zikomeye cyane. Icyo uzize ntabwo uragirana ubumwe na nyir'ijuru ngo aguhe ububasha buri hejuru y'ubw'uwo mugabo mu Rwanda. Ntarya ngo arasonza, ntiyambara ngo araje kudodesha, ntajya mu bitaro ngo baramubaga, ntapfa, afite ububasha, ntapfa. Kuva isi yabaho muri kumugwanya aracyahari. Nta bitaro nari nabonamo ngo afite imbago. Ntiyishura umuriro ngo bizamuzimana. Iyo hasi baracanye. Ashoborwa gusa. Icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yarahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo mbabwiye ko mu biryogo nanjye bamanuka nkurikira rembe asengera umwe, nanjye nje inyuma nitera ku wundi. Numva ndi kwazira, naho ubwo nshizeho amaboko atagira ububasha. Aha turi gusenga hakora ububasha bw'ikuzimu n'ububasha bwacu n'ububasha bw'Imana. Polisi utagira ububasha ukorana n'iyi hasi ugaterana aribo bari gukora, kandi data bakagutumaho ngo sinshaka kugukoresha umeze utyo, ahubwo nshaka gufata ububasha abanzi bawe bafite nkabuguha ukagendera hejuru kugira ngo Imana yamamare. Ni agakobwa kabaga kwa Namani umugaba w'ingabo, ariko Imana iragafatira akabwira ngo uyu munsi ndaguha ububasha buri hejuru y'ubwa sobuja na nyokobuje, uramenya icyakiza sobuja. Amen. Nuko Imana yacu ibigize ite ibiramamare.
kugira ngo yamamare ni ikirema cyabaga ku irembo ry'urusengero. Abatagira ububasha bakagiha ibiceri, kuko ntiwabura byose. Polisi utagira amavuta uzana ibiceri, ariko ibiceri ntibishobora abadayimoni, kuko ku isi abanyamafaranga benshi ni abakorera ubwo rero ntacyo bumutwara. Ariko haza abahungu Imana yahaye ububasha, arababwira ngo uyu munsi ndamamara. Amen. Barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko dufite ububasha. Amen. Bakibwira bati haguruka, kiratambuka, Yesu aramamara. Abasha gufata ububasha akabwambura abanzi bawe, akaba ari wowe wabuha, bikamenyekana ko uyu munsi wateranye. Nzu duhungu twihaye gukora tutagira ububasha, ngo tugende inyuma ya Pawulo, ngo abadayimoni ngo baratubwira ngo mwe turabazi. Nta bubasha mugira, nuko icyatsa gusa no kudurya. Pawulo turamuzi afite ububasha, na Yesu turamuzi afite ububasha. Kimwe mu bikoze ku isi, kimwe mu bikoze ku itorero, n'abantu bayikorera batagira ububasha, bagakubitirwa hareba inzega, bakareguka mu gasarenga bari guhunga dayimoni. Itangazo rya Yesu nuko mbere yuko agukoresha ashaka kuguha iki? Ububasha. Mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na zikora. Dufite itorero yitwa Gahongeri kugira ngo rikomere, ni igisambo Imana yambuye ububasha abari twibuha. Yiba imashini doda, Imana ibwira umudamu yitwa Venanza, umva uko mvuganye na sindambiwe agasuzuguro, iyo mashini iri kuyu mugabo. Kandi bakiryaga umugabo aravuga ati ndakutuye ntayo, umumama aravuga ati umva uko umwuka mbwira iri wawe ku musozi. Memuretse ngo twinjire tuyisange. Umusozi urakizwa, abantu baraza baravuga bati bafite Imana imenyaga n'icyaha. Haleluya. Yego haleluya. Ntabwo uzabwiriza umuntu uhagarara hano akavuga ngo nguko imicuci itumutse ariko atumuka, ikirenge cyawe itakigenda, urimo ngo uyu muntu ntuzamubwira ngo akizwe yemere, kuko afite ububasha bwo kuguhinarika ikirenge akakirebesha aho wavutse kitareba. Kristo agufiteho ububasha, tuzamurarika ngo azicara hariya ari kuvuga ati turabonana nijoro, kandi koko abone uri kugenda. Yesu azamamara, hazamamara uwakugize uki, ariko nta gihengura. Haleluya, haleluya. Mwambabarira tukamuhamagara akaduha ububasha bwo kumukorera. Iki cyatumye yamamara ku musozi Karumeli. Yafashe ububasha bw'abantu 440, ifata Eliya rumwe, arabwira ngo genda umwe mwe muri 440. Nta dini, simpamagara umushumba wacu, simpamagara diakoni, simpamagara ministeri, simpamagara za komisiyo, muze tuje ku musozi ufite ububasha agaragare. 400 oya mumuretse 400 baraza bashankaha, arababwira ngo uyu munsi kugira ngo mumenye ububasha n'ubushobozi Imana yampaye, ndarwana jenyine. Amen. Baravuga ngo turahamagara na dirija ati oya ndakombata jenyine.
haza ijana, haza 200, haza 300, haza 400. urumva umwana umwe afite imbaraga zidemina 450 personnes qui a des esprits mauvais, bafite imyuka mibi, barema igiceri kikaza atari nkaho unanirwaga ibigori, arabakusanya bose. Bwira mwicaranye ngo abacana n'umuriro, abacana n'umuriro, uwaba urazima, uwa Eliya uraka, baba barahindukiye ngo mutadusomeye. Imana ya Eliya niyo Mana. Haleluya. Uracakubitwa ugifite ubwo bubasha, n'igihunyira kivuga ngo huhuka, waha ntabwo ndaharara ujyavugiye ku idirisha. Uracakubitwa. Bati Yesu yapanze kuguha ububasha, nimubishobora muvuge ngo amen. Ntabwo ndi kumva neza, mwavuga ngo amen. Aduha iki? Ntabwo abaho umuceri, aguha ububasha bwo kuwubona. Nawe iyo guhaye umuceri urashira ugasubira guca inshuro, aguha uburyo bwo kujya uwubona igi. Ntabwo aguha imodoka kuko iyo ihirimye urasubira ukagenda n'ibirenge nk'uri gutanga intaho, ahubwo aguha ububasha bwo kujya ihava ugura indi iha kuko ibi yapanze nibyo cyangwa si byo? None se ubu umeze icyo nta mafaranga wigeze? None se yagiye barayigeze ariko ubura ububasha bwo kuyagumana. Nta muntu uri mwiki, nta muntu uri mwirihe mutarigeze amahirwe, ariko resistance y'amahirwe mu biganza byawe nibyo byananiranye. Aha rero iguhubuka umusura aragurita babi wanyu bapfuye ushaka kuja yose. Oya ari ibyo uriha wakwita ba mukecuru bavuga ngo ye wakwita, ariko kuko utagira ububasha witaba n'abarikuzi. Ariko data akavuga ngo ako gasuzuguro gashira muri icyo joro birahinduka. Abayuda bari babagira iki? No mu muzinga w'inzuki habamo ugwitwa urwara. Ntabarubwira ngo jya guhaha, aravuga ati biti njyewe mfite ububasha, muzaje muhaha njye nyine kwe. Mudasaba ububasha uzahaha barye. Mwari muri aho ngo muvuge ngo ububasha, mudasaba ububasha. Niba ufite masters uzahahira umwana wagize akaresitora k'ibishimbo na capati uje uraramukirayo, kuko data ashaka kuguha ububasha bugukura munsi y'ibyo bikuri hejuru. Haleluya. No hakujya kuri Riziyeri nigeze ngerayo mu Bugesera, kura n'umuntu ndusha ububasha aravuga ngo uzapfa udashatse, kandi mfite 2 ariko nta bubasha. Tubibonye hatusa nabi, sinumvaga abakobwa bari kuvuga ngo ntawe uzakwemera kuko ntagira ububasha. Randi kuko ati mva ngo bwira umutima, genda urebe ibabajya inyanja ujura ikerere, vuge ngo nkuko inyange zikundwa. Iyo utagira ububasha ngenda uko bigenda ndishira, nahura n'aba Jose n'aba Joseline wandenganya sikundi ko ntigereragayo ngo mbaze Imana mbese ko naho nzabyara Grace na Yvette na Kado na Promesse, ariko kuko itangazo riturutse Siyoni rivuga ko Imana ishaka guhindura ibintu, ukagira ububasha ku banzi bawe. Ababyifuje muvuge ngo ibikore. Dishira nka ngeze rafreshera akana kavuye kari gafite ububasha bwo kureba mu mukaba w'ipantaro,
kakamenya ikirimo kandi wayambaye karanyemeje kagenda guca kabiri karahafata kati iki niki ni ipantaro katoya niki harimo n'akandi ati gakuremo ntuzambarira ububasha bw'Imana ububasha bw'Abaginyange bwira uwo mwicaranye ngo ntabwo uzambarira ububasha ku bubasha bw'abadayimoni kimwe kimukira iki umva ukuntu mbagandije rero umunezero ubwo ufite niba ari bwo ushaka ugumane ariko Imana ntizashyiraho ubu ndamubaza intariko kw'ipantaro dutashe ndamubaza kw'ipantaro ko nayambaye udahari aravuga ati kwa data dufite ubutwari haleluya ati ngubwire n'ibiri kuna yawe sinjye yawuretse kumva kuko afite ububasha nta myanya yaragira mu dini ariko yari afite ububasha bwo guperiforaka data atabaye itorero aritabaje ububasha mwitara mwakira ububasha buri hejuru y'ubw'abanzi bawe ababyifuza bavuge ngo amen ndimo kumva neza bavuge ngo amen haleluya ububasha dore ibimenyetso bizagendana n'abizera bazaba bafite ububasha bwo kurya ikintu cyica kikigira icyo kigira ute ngo wicaranye ngo ibuguhe mutamwakira muzayiko kera bakwiringiraga bagufite Yosefu yari afite ububasha bwo kudemina abaturage bose bo mu gihugu yabereyemo umunyaga ntawe umufana n'umugore yamugeretseho imyitero ambwira ati ariko mfite ububasha nzatuza mbageze hejuru bati ninde uzakuvuganira ati mwitonde kwa data dufite ubutwari bamushyira mu rwobo aravuga ati mfite ububasha bwo kuruvamo uko Imana baramugurisha aravuga ati mungurishije bundimo bukenyereyeho ntaho bwagiye hakamupfukamyemo bamushyira mu nzu y'imana aravuga ati mufunze umubiri ariko umubasha uracamenya n'icyo umwami yarose bwaciye ari kurahira ati njyewe Yosefu ndahiriye ko nzatunganya imirimo nshinzwe kandi ko nzaharanira icyagiriye bazomwicanye ngo ninde wamurwanye yari afiteyo ba nyina wabo yari afiteyo ba se wabo yigeze mbwira Siteri tuva uko mvuganye nawe nguhaye ububasha buri hejuru bwa Vashiti Siteri ati ko ntaho nizi utakira ububasha ntabwo iyo ntabwo abyumvishe kanje ahandi umuki nawe umuntu ntagira se umuntu ntagira nyina na nyirarume ari ku irembo akora ubuzani n'igihugu si icyabo n'akangombwa afite ntagasimbura irangamuntu ariko ikakubwira ngo nguhaye ububasha bwo gukenyuruza umwamikazi saa 8 z'amanywa Esiteri niwe wari wagize ububasha Vashiti aramanuka Esiteri agize ute irabufite ntabwo ifite iturize Moridekayi yaraye ku rugi uyu nyir'umurimo afite ububasha bwo kuduha Moridekayi yaraye ku rugi yari afite ububasha afande Hamani
umwami yamubwira utumva uko mvuganye nawe nenda guhindura ibintu ni wowe uragira ububasha kuri afande ati biranyura he ko ntabyizi kora zakenyuruza abandi kugira ngo uti mwe muretse ariko ntimugafashwe ntacyo mufashe mureke dufate ububasha Haleluya 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 ubuki ubasha natuma Yesu yamama sawa sawa urabona njita kandi kugira ngo mushumba gufungurira mikrofone ndajana Imana yanze agasuzuguro kakuriho ishaka kunyuranya amaboko ikaguha ububasha muri hejuru y'ibiguhiga byose ibwira Moridekayi ngo akira ububasha aravuga ngo biranyura he mwuka byaramuhita kavuge saa 2 afandi yaraje saa 3 aramubwira nyunamye kare ijoro rigeze mu gicu mu ijuru bakora inama bafata ububasha bwose Hamani yari afite babwimurira kuri Moridekayi mu gitondo kare niwe wari uri mu mugongo avuga ati dore uwo umwami akunze kuba byahindutse noneho nitwe twagize ububasha babaza Moridekayi batari kwa guhetsa ate ati biva ku gasaha bihari n'abantu babyishimiye ngo bahaguruke batere haleluya yatangaje ko muri iki giterane irafata abagabo nyabagabo ikahindura ibintu igafata ibyagutwazaga igitu ikakwambika iki niko yantumye ngo nicyo kizatuma yamamara akizamamazwa no kuvuga uri Imana vuga bikaba nategeka bigakorwa uri inganza mu rugo urima abavuga ngo mwami mwami ndabishimiye mwabagabo bigeze mpura n'umugabo ufite 120 turasenga turafashwa aravuga turarara iwanje naho atagira ububasha mu rugo Hiro mwicaranye ngo n'ububasha butazanwa n'umubyibuho muvuge ko abakiranutsi bazagubwa tugeze iwe aravuga ati kumubwira ati nta twiteguye abashitsi n'uwo mugabo dupanga ubundi butaye bazize ko hatari uburiri bazize ko atagira iki ububasha mu rugo abameze gutyo mwihangane bana bawe ubigize igiteba yoriki Yesu urumva umuntu atarantoboje babajya inyange kandi mvuye muyibe ko ari ukutagira ububasha wandenganya se tugiye guhamagara Imana nuko ikora muramponda sinoga nuko Imana ikora kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe ifata Farawo n'abanyegiputa ikabambura ububasha igafata Mose n'Abisirayeli ikababuha ububasha ubwikamamara
kazamuka haraguru iga haleluya yemwe haleluya igafata Dawidi ikambura Goliyati ububasha ikabuha Dawidi kubita kimwe ikamamara abantu bakaririmba bati Dawidi yishe Goliyati akarenga nk'iri nuko iteye ntabwo ikorera munsi y'umurongo utukura ntabwo igwara bwayo ntabwo ikorera muri irambiwe agasuzuguro kakubaho none uyu mwanya mwakunika imitwe yanyu tugahamagara data akadukura munsi y'aya maboko y'ababisha umwami agukure munsi y'amaboko y'ababisha ndasaba abantu bari mu iteraniro bigeze bakizwa bakagwa bahagarara aho bari tubatwerera isengesho kandi data hari ububasha kuzaniye yewe wigeze ukizwa ukagwa data kwemereye ububasha bugukuraho waguye arakweguye nk'Imana ikomeye ihangana uhaguruke uhagarara aho uri dusenga Imana hagarara mu mwanya wawe Imana iguhereza umugisha wewe uhagura nawe Imana iguhereza umugisha tangazo riravuze ngo aragukura munsi y'amaboko yakugushije agushire hejuru y'ibyakugushije